abanzi bakugwanyaga bose bagiye gukubitwa hasi, Imana ikuzamure. Hari ijambo turi kumwe yigeze avuga, reka nanjye ndivuge, riboneka mu gitabo cya Matayo 11 umurongo wa 8. Ijambo riravuga ngo Matayo 11 umurongo wa 28. Ijambo riravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Imana ikuruhure muri uyu mugoroba. Imana ikuruhure, urarushe. Waba utuye muri Amerika urarushe, waba utuye muri Canada urarushe, waba utuye muri Europe urarushe, nawe udukurikiye uri hano ugize gute? Mubwire ngo Yesu niwe wenyine uruhura, naho abantu bose bakwikoreza imitwaro. Yesu niwe wenyine uruhura, naho abandi bose ntibashobora kukuruhura. Abo watakira bose ngo bakuruhure, aho kugira ngo bakuruhure bakwikoreza undi mutwaro. Muhereze ikiganza umubwire ngo uyu mugoroba Yesu akuruhure. Uyu mugoroba Yesu akuruhure. Ngiye kuvuga ibintu bitatu rinangiza nsenge, ntabwo ntindi imbere yanyu. Hari ibintu bitatu bitangaza Imana. Icya mbere gitangaza Imana ni ukubona umunyabyaha yihanye. Kuguha viza uzayibona, kurira indege uzagenda, gutunga amafaranga uzayatunga, ariko Imana ikeneye kubanza kugira umutima wihanye. Mubwire ngo icyo nicyo kintu gikanga Imana, ikemera ko uwo muntu ayitangaye. Ntabwo ikintu gikanga Imana ari ukuzamuka akanyarira ukajya kizabona. Ikintu cya mbere Imana ibonamo igitangaza ni ukubona umunyabyaha ugize gute. Icya kabiri gitangaza Imana ni ukubona ubabariye abagukomeretse. Mubwire ngo babarira abagukomerekeje. Ninde uri hano usengera umwanzi we ngo azarame? Iyo mwese muhuye n'intambara murazamuka ngo aragapfa aragakenyuka, oya. Jya usengera umwanzi wawe azarame, azabone kugira neza ko Imana kunyuza imbere yawe. Mugabo umwe yabanaga n'undi mugabo ariko bakangana, bagahorana mu ntambara. Umwe akavuga ati aho tuzahurira umuriro uzaka nzakwica. Mugabo umwe arangije ajya mu ishyamba ajya guca ibiti. Agiye guca ibiti yanganaga n'umugabo mugenzi we, ahuriramo muri rya shyamba n'undi mugabo bangana, ariko uwo mugabo yari arimo gusenga. Uwo mugabo arasenga asabira wa wundi umugisha wagiye guca ibiti. Aramubwira ngo Mana nubwo uriya mugabo anyanga, akaba nziza ubusa, akaba yirirwa ngwanya muri karitsiye ansebya, uzamuha umugisha, uzamuha n'urugo rwe. Asengera umugabo umugirira nabi. Mubaze ngo ni ryari uzagera ku rwego rwo kubabarira uwaguhemukiye ukamusabira umugisha? Mubaze ngo ni ryari? Ninde uri hano usabira umwanzi w'umugisha? Iyo ugiye kuryama ntuvuga ngo aragapfa aragakenyuka, iyo nabonaga yirukanka ku musozi. Mubwire ngo hindura isengesho, ubabarira abaguhemukiye. Iteka ryose nutababarira uzahora ukomereka, kuko uzagira imvune muri wowe zo wikoreye. Nubona na wa muntu agutera imvune, mwige kuba. Icya gatatu gitangaza Imana ni umuntu watanze ituro nta muntu ubimubwirije. Icyo kintu kijya gitangaza Imana. Ukaza ukavuga ngo profete, nubwo muri ubu bukode nzanye ituro nishuye sare. Icyo kintu kijya gitangaza Imana. Tiriwe mpagarara hano ngo none bimeze bite, oya. Mubwire ngo iga gushaka ikintu cyatangaza Imana, Imana ikazakugirira neza. Stefano bamuteye amabuye, arangije arararama, aravuga ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo bagira gute. Umwanzi wawe wamusabira iryo sengesho. Mubaze uwo muntu muri kimwe ngo iryo sengesho warisabira umwanzi wawe, cyangwa bavuga ngo aragapfa aragakenyuka. Mana
yambwiye ngo mbabwire ibintu bitatu. Icya mbere, Imana yambwiye ngo ikeneye ko umutima wawe wuzuramo imbabazi ukababarira abaguhemukiye. Imana ikeneye gusengera umurozi ukuroga ugapfukama ngo Mana, nubwo uyu murozi andoga umugirire neza, uzankize kandi nawe uzamuha agakiza. Ugasengera umwanzi wawe. Mubaze ngo usengera abanzi bawe kangahe? Ntiwirirwa mu butayu wikoreye amabuye uri kuvuga ngo ndamuhiritse aragapfa arakagwayo. Ikindi gitangaza Imana ni umuntu waje gushaka Imana adakeneye umuhanuzi, adakeneye abahanuzi, akaza yahagijwe n'ijambo ry'Imana. Cyo nicyo kintu kijya gitangaza Imana. Kaza mu nzu y'Imana ukavuga ngo nubwo ntabonana na profete, ukamera nk'abakuki, ukavuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ntegereze icyo Uwiteka ambwira. Icyo nicyo kintu gitangaza Imana. Mbibutse ko mwese muri hano ntabwo ari urukundo mukunda Imana, ni ukubera ibigeragezo by'abatakayeho. Mubwire ngo ntabwo uri hano kubera ko ukunze Imana, ni ukubera intambara ufite. Hari abantu Imana idashobora gusubiza kubera ko kunyura mu bibazo byabo nibyo bituma begera Imana bakayishaka. Iyo usenga kubera gutinya abarozi, Imana iguhozaho abarozi kugira ngo uhore mu nzu yayo. Iyo usenga kubera gutinya amadeni, Imana iguhozaho amadeni kugira ngo uhore mu nzu yayo. Ngiye gusenga Imana kandi ndi umuhanuzi, ngiye guhanura ibitangaza muri aya materaniro. Mubwire ngo umuhanuzi agiye guhanura, kandi ngiye guhanura ibintu bikomeye. Urataha ubonye Imana, navuganye n'Imana. Muhereze ikiganza umubwire ijambo, umubwire ngo ukeneye gutunga umutima w'imbabazi. Ubabarira umugore wawe, ubabarira abana bawe. Ibintu byose uzakora udafite Yesu bizagupfira ubusa. Abana wabyara badafite Yesu bakuriza bushingumbi itarabyaye. Ibintu byose bijya biba byiza iyo Yesu ari kumwe nabyo. Ibi mwirwa murira ngo Imana ngo yaratwimye. Oya, hari abafite amafaranga ariko bananiwe kuyajya. Naratangaye, usanga umukene wa wundi wibabariye wifitiye ubuzima bubi afata ibiryo byose akabyahuranya, nta kintu na kimwe ajya arobanura. Ariko umukire ufite amafaranga umaze kuyatunga arakubwira ati akanyama bakankuyeho, agasosi bakankuyeho. Mubwire ngo ibintu byose byakurusha bitarimo Yesu. Ibintu byose byakurusha, byose biryoha iyo Yesu abirimo. Ari abadukurikiranye bari muri Amerika, nabo bararushe. Ahantu hose uri urarushe, Yesu niwe wenyine uruhura. Muhereze ikiganza umubwire ngo Yesu niwe wenyine ujya uruhura. Yesu niwe wenyine ujya uruhura. Umugabo wawe yagutera amarira, yarakubwiye ngo ntabwo azakuriza, bwacya mu gitondo akagukubita. Watunga amafaranga menshi ariko nturuhuke mu mutima. Muhereze ikiganza umubwire ngo uyu mugoroba Yesu akuruhura. Salakotalaboni wazanga iboshari dayi. Mbere yuko ngusengera, bwira Imana ngo nduhura, umpe n'umutima w'imbabazi. Mana yambwiye ngo mwige gutunga umutima w'imbabazi. Ubabarire uwaguhemukiye. Niba ari umugore wawe umubabarire, niba ari umwana wawe umubabarire, niba ari sheri wawe umubabarire. Buri muntu wese wagukomerekeje mu buzima, Imana iravuze ngo uyu mwanya mubohora umuhereza imbabazi. Abemeye ko tugiye gutunga umutima w'imbabazi, tuzamura ikiganza. Tuzamure haleluya. Ndashaka kugusengera Imana ikabohora, ikagukura muri izo ntambara,
ikagukura mu kwikinisha, ikagukura mu gusambana. Niba ari ikintu kijya gitangaza Imana, ni ukubona umunyabyaha ufashe icyemezo akegera Imana, agapfukama akabwira Imana ngo mbabarira. Wagiye mu kabari unywa inzoga, warasambanye, wakuyemo inda. Muno muri iri teraniro hari umukobwa umaze gukuramo inda 3. Wakoze ibyaha byinshi byangwa n'amaso y'Imana, nta muntu ubikubajije. Tambuka uze hano ngo usengere Imana mbere yuko ninjira mu buhanuzi. Wakoze icyaha kibabaza Imana, Yesu arimo ararira ku bwawe. Hagarara aho ngaho, ngiye kugusengera Imana. Yesu ajya anezezwa n'umuntu ufashe icyemezo akihana. Yesu ajya anezezwa n'umuntu ufashe decision akareka icyaha. Prepara kosa nka demorgaya. Uko gufata icyemezo cyawe ukaza ukihana, ijuru nicyo rigiye guheraho riza kugutabara. Prepara kosa tia wanga demoria dike. Tamuka uje guhagarara hariya. Wowe muhagarara aho ngaho, mwebwe mufashe icyemezo muhagarara aho. Gufata icyemezo ukihana, ukabwira Imana ngo hari ingeso, ndetse icyo nicyo cyemezo mu ijuru bashigikira, bakamanuka bakavugana nawe. Uyu mugoroba uko ufashe icyemezo ukemera ukegera Imana, ngiye kugusengera Imana, ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ubuzima bwawe Yesu agiye kubusubiza agaciro. Imibereho urimo y'ubuzima bubi Yesu agiye kuyikwambura, kuko hari icyemezo ufashe mu mutima wawe. Ubwiye Imana ngo mbabarira, nongeye kwemera kugukorera. Ngiye kugusengera Imana ikubohore, Imana nirangiza iguhereza icyo waje gushaka. Zamura ibiganza byawe uhombeka amaso, icyo kikubera ikimenyetso kutsinzwe. Mwebwe mwemeye kwihana mukagarukira Imana, ngiye kugusengera Imana. Imana ibohora ubuzima bwawe, Imana yongera igutabara, Imana igukure mu kabari, Imana igukure mu busambanyi, Imana igukure mu kwikinisha. Riababa katalaba. Yesu niwe wakeneye muri uyu mugoroba. Yesu niwe washaka. Uko uzamuye ibiganza byawe, niko Yesu agiye kugutabara. Uko uzamuye ibyo biganza byawe, Yesu agiye kuguha agakiza, isoko y'umunezero Yesu agiye kuyidudubiza mu mutima wawe. Nishimiye ko Yesu ankunda. Zamura ibiganza byawe wowe. Uko uzamuye ibiganza, niko Imana igiye kukubohora. Uko ufashe icyemezo cyo gukizwa, niko Imana igiye kugutabara. Ko Yesu oria baba basakata. Komeza uririmbe iyo ndirimbo, ubwira Imana ngo mbabarira, ntabara. Imana igiye kugutabara ko ufashe icyemezo. Mama, wa mukobwa ufashe icyemezo, wa mugabo ufashe icyemezo cyo kureka inzoga, icyemezo kikuzanye hano urakizi, ufashe icyemezo cyo kuva mu kabari. Riatakasatalabori kwizana watangora sta. Ndumva ngiye kuguhanurira wowe. Uko usamuye ibiganza, Imana igiye kukubohora. Iyo ndwara ntabwo izagaruka, ubwo bukene burakuvaho, kuko igitangaza cya mbere Yesu yari akeneye ni ukubona ufashe icyemezo ukihana, ni ukubona ufashe icyemezo ukava mu kabari, ni ukubona ufashe icyemezo cyo gukizwa, ni ukubona ufashe icyemezo ukareka gusambana. Thank you Lord, thank you Jesus. Mana ngira iteraniro, aba nibo wameneye amaraso ku musaraba, aba nibo wameneye amaraso igorogota, aba nibo batuzanye muri iri teraniro. Vuga ngo Mwami Yesu, vuga ngo Mwami Yesu, guhera uyu mwanya, zamura ibyo biganza byawe, vuga ngo guhera uyu mwanya fashe icyemezo cyo gukira. Kuraho igisuzuguriro, umbabarira ibyaha byanjye, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka, ibyo nakoze mu bwana bwanjye,
kuva uyu mwanya fashe icyemezo cyo kugukorera. Umpa imbaraga zo kuzinuka icyaha, ingeso mbi zose nagenderagamo. Uyu mwanya ndatsinzwe nizeye imbabazi zawe. Urakoze Yesu kumuhora. Amen. Imana irambwiye ngo irababaririye ntimuzongere gukora ibyakunda. Mujya kwicara ninjire mu isaha yo guhanura. Yesu arababariye. Arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nishimiye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda. Twese turi mu ndirimbo tuzamuye ibiganza ngiye kwinjira yo guhanura. Zamura ibyo biganza turirimbane. Nishimiye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, ngiye kugushyira. Okay. Ko Yesu ankunda. Dusubire muri mwe yo kwinjira mu mwanya wo gusenga. Nishimiye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Munyemerere dukomere Imana amashyi menshi. Ayo mashyi tuyongerera Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ababyeyi bavugiriza Imana impundu. Twongere amashyi menshi kwa Yesu, kuko Yesu ni uturuhuye. Ubwire ngo Imana irakubohoye. Jesus. Mubwire ngo Imana iguhaye agakiza ntuzakanyanyagireho. Tugeze mu gihe isi ikeneye abantu bakorera Imana, isi ikeneye abantu bayubaha. Nubaha Imana umurozi ntazagutera ubwoba. Nubaha Imana abanzi bawe bazagwa bacurikiranye. Tuzamura ibiganza byacu. Wowe ndi kureba ufite igikomo, wowe mwegere. Waturutse he? Gisozi. Wowe mufashe mikrofone. Ku Gisozi. Ababyeyi bawe bari hehe? Muhanga. Imana irambwiye ngo ubu tuvugana ufite ikibazo cy'amatwi yawe ntajya yumva. Yego. Yego ntago yumva. Icya kabiri ndabona uri mu kazi ariko akazi kameze nk'ako mu rugo. Yego nibyo. Ukora ibiki? Akazi ko mu rugo. Imana irambwiye ngo ufite igikomere kandi igikomere giturutse ku babyeyi bawe. Yego. Yego hagati ya mama wawe na papa wawe ufite ababyeyi bombi? Yego. Nubwo bafite bombi ndabona batarara ku gitanda kimwe. Yego niko bimeze. Ndabona umwe yitekera n'undi akitekera. Yego. Kandi baba mu nzu imwe. Imana irambwiye ngo aya masengesho bongeye guhura mu izina rya Yesu. Fata kuri ayo matwi yawe. Kuva uyu mwanya imbaraga zose zafataga ayo matwi yawe wayagwaye ryari? Kuva kera nkiri umwana. Kuva kera nkiri umwana. Wayafashwe gute? Tangiye ndya, nkajya ndya cyane, ngeze aho sinumva. Ndaje ngusengera Imana, kaduha Imana icyubahiro.
petala hazokite. Wowe ndi kureba w'imitsatsi, wowe ufite derede tambuka uze hano. Bakumpera mikrofone. Waturutse he? Nyakabanda. Waturutse Nyakabanda. Nari naguhanurira. Hari ubwo ndaguhanurira. Last Friday waramanuriye. Hari ibintu bitatu ngiye kukubwira. Imana igukuyeho ubuzima buburimo, kandi ubu buzima kaduha Imana icubahiro. Yego. Imana irambwiye ngo igiye kukumenyekanisha mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cyo hanze. Ukoze cyane. Ariko uzakorera Imana. Bayikorera paka mpfuye. Mbonye wari uri mu kibuga kinini, mbona igihugu cy'u Rwanda kiraguhamagaye, nabonaga uri gukinira ikipe yitwa Amavubi. Mu buzima busanzwe ukora iki? Ubu nta kazi nari mfite, ariko n'ubundi ni football mbamo. Uba muri football? Yego. Genda Imana irambwiye ngo bajye kuguhamagara mu izina rya Yesu. Haleluya. Samula haleluya. Uku kuguru kwawe Imana irambwiye ngo kuzurira indege kubera gukina umupira. Ukoze cyane. Kandi Imana irambwiye ngo uzayiruke ntuzibagirwe Imana. Genda ujye kwiyicarira. Katukomere Yesu amashyi. Ababyeyi tuvugirize Imana impundu. Samula haleluya. Ubu wabona uciye imanza nko afite derede zirakureba. Derede zitunga umuntu ufite amafaranga, nta mukene ujya upfa gutunga derede. Mubwire ngo warisobanukiwe nawe. Ntimuzajya mucira abantu imanza. Umuntu wese aba afite uko yahamagawe. Munsi umwe sinzabyibagirwa, nari mfite agapantaro kamwe kamfashe cyane, kamwe twitaga agafunga misizi, munakazi. Kandi niyo pantaro nagiraga yonyine. Njya mu cyumba gusenga, barangije baranyihanisha ngo ni hano umwuka w'ubwibone nambaye agafunga misuzi. Ndababwira iyo Mana iri kubabwira ngo ni hano ubwibone, kutaberetse ko nta n'iyindi pantaro nifitiye. Reba uwo muntu mu maso umubwira ngo ujye wirinda guca imanza. Mucamanza ni Yesu wenyine. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Wowe wambaye ikoti, wowe uri mu nguni, musange mumpere mikrofone. Mbega twakongerera Imana icyubahiro. Ariko numva ngiye gusenga abantu bakabohoka. Imana irambwiye ngo urugo rwawe rwarasenyutse, Yesu yongeye kukubakira. Amen. Icya kabiri, nk'uko umushumba yakubwiye, Imana irambwiye ngo hari akagambane k'abagore babiri Imana itesheje agaciro. Icya gatatu, Imana irambwiye ngo ufite amarira menshi, uri kunyura mu buzima bugushaririye iwawe mu rugo, Yesu abugusohoyemo. Igikomere cy'umwana w'umuntu ufite, Yesu arakikwambuye. Kuri Imana nishimwe. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Mbega hari abantu bemera ko Imana ivuga. Reka mbabwire, dufite Imana. Ntuzemere gutakaza Imana mu buzima bwose uzanyuramo. Uzaharanire kubana n'Imana. Abantu batunze Yesu tugire gutya. Yesu yakwicaza aho so na nyoko batakwicaza. Imana yagutambutsa abantu batagutambutsa. Mwizere Imana, niyo yonyine itagihemuka. Hari abantu bakorera Imana bakanyura mu bigeragezo bakinubira Imana. Imana ijya yemera ko byose bikubaho. Gukena kwawe bifite impamvu kandi bizagira iherezo. Ubuzima urimo Imana irabuzi kandi nabwo buzagira iherezo. Muhereze ikiganza umubwire ngo ihangane, byose bizagira iherezo. Ubushize narababwiye ukuntu nahanuriye umupolisi. Na hano barimo bafandi nababonye Imana ibahumugisha, mwakoze kuza gusenga. Va kubwiriza ahantu bitagwa imiyaga, abantu bahazi mu Mutara n'ibandi. Hari abantu bazi imiyaga.
Yesu abaho umugisha. Hari mu itorero ryitwaga Karumeli, nari maze iminsi mbonye moto, akamoto nagendagaho nabwo ni umuntu wari ukampaye, ariko ngatwara ntafite perime. Vuye kubwiriza Karumeli nari mfite amafaranga, icyo gihe essence yaguraga agace kakarito kaguraga 600. Mvuye kubwirizayo mva mu giterane batanga buri Imana irambwira ngo ndakugaburira ugeze mu nzira. Ndazamuka ngeze mu nzira, nubwo nari mfite moto nta mategeko y'umuhanda ngewe narinzi. Nyura sanse nike nzi ngo haremewe, kumbi nanyuza ahantu hatemewe. Nari nambaye neza icyo gihe kabisa. Mubwire ngo Imana ni gutabara, ajya wambara neza bishwiragiza abadayimoni. Ubu wasanga ufite imyenda myiza mizima ukaza wambaye iyo ngiyo, nupfa n'ubundi nta numwe bazagushira hejuru. Mubwire ngo ujye wambara hakiri kare. Nibyo. Kubitaniramo n'abapolisi babiri barampagarika bati hagarara, bafande mwihangana. Maze guhagarara barambwira bati zana perime yawe. Ntafande nta perime mfite. Bati umuntu wambaye gutyo ukaba udafite perime ni ntayo no kuri kw'Imana. Batuvuye hehe? Nimvuye kubwiriza, nari mfite Bibiliya, nimvuye kubwiriza. Kandi n'umukozi w'Imana mumbabare, kwa ko n'umuntu asaba imbabazi ari gutakama. Ntimumbabarire, ariko nari mvuye mu giterane Imana irambwira ngo ndakugaburira ugeze hehe? Mu nzira. Ndashaka kukubwira ngo ahantu utabona igisubizo cy'Imana niho kigiye kunyura. Ndagenda ngeze mu nzira barampagarika bati hagarara. Ndahagarara. Bati duhereze perime ntintaye. Bati duhereze ibindi byangombwa bya moto, ndabibahereza. Polisi imwe arandebahera hasi ku maguru ageza ku mutwe. Atariko sha, uretse kubura umuteka mutwe, ubura umukozi w'Imana ungana gutyo uri umwana, ndi umukozi w'Imana afande. Aturasenga ntindasenga, ndi n'umuhanuzi, ngo ngaho tubwire kwitubwiye, ni nta kintu imbwiye n'ukuri kw'Imana senda yibeshera. Batumva rero ngo tubwire amazina yawe, ntinitwa Mana ivuga. Ngo witwa nde? Ngo Mana ivuga. Ivugira hehe? Mera nka Mose. Mose niwe babajije ngo Imana iravuze, baramubwira ati jya kutwereka aho ivugiye. Barambwira bateka tukubwire, tugiye kukwandikira. Icyo gihe banyandikiye 100,000, byageraga mu 100,000. Tugiye kukwandikira ya mafaranga, niba iyo Mana usenga iyakwishurire. Habe n'igiceri cy'icumi nari mfite, nayo nari mfite, nayaguze essence n'inzara yose ndatashe. Bankura kuri moto, iyo nta peri mufite ikinyabiziga baragisigara na polisi muri hano murabizi. Moto ndayibasegera ndagenda, mvuye nga hano ngeze nko kuri uriya muhanda bayisigaranye. Imana irambwira ngo subirayo ubabwire baguhereze moto, ubabwire ko ndi Imana ivuganye nawe. Ndagenda nanjye ndamubwira ntafande teze ikiganza hano ati Imana irambwiye ngo ningaruke. Atariko shaka wari uhagaze hariya ivugiye he? Ati none irakubwiye ngo garuke ugira ute? Nirambwiye ngo mumpereze moto. Baraseka bagwa nkiri. Bati nibikubwiye ni nibimbwiye. Imana ikongera ikambira ngo mubwira guhereze moto. Hirongera irambwiye ngo mpereza moto. Akajya arunguruka mu matwi atari kuvugira hesha. Biravuga ngo hari ibyahishwe abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hato hatagira birata ubwenge bwabo. Imana irambwira ngo mubwira guhereze moto. Namubwira ntirambwiye ngo mpereza moto. Uwo be bari kumwe aramubwira turabizi. Iki cyana wasanga cyana rasaze. Reka dukure amapingu tujye kugifungana na moto n'ubundi cyakoze amakosa atabaho. Mbona kuye amapingu ku mutima mbwira Imana nti ubu bamfunze nabandi kuzira iki wakwigendera. Imana irambwira ngo mubwira guhereze moto, n'Imana ibivuze ni kandi uri kubona kuye amapingu. Imana iti mubwire po sinakubwiye ngo ndakugaburira ugeze mu nzira nti none aho kungaburira na moto yaje ko bayitwaye. Imana iti mubwira yiguhereze. Ndamubwira nti Imana irambwiye ngo mpereze. Nkibimubwira agikura y'amapingu, wari ukuye amapingu ni wa wundi wananyandikiye. Imana irambwira ngo afite umugore witwa Nonsiyata. Umugore we ari muri sehashika bagiye kumubaga ibibyimba bibiri mu nda. Ibintu ni bibiri, mubwira guhereze moto yawe utahe cyangwa babaga umugore wapfe. Ndamubwira nafana ati numva kwifuza tuvuze ngo ikisha. Imana irambwiye ngo ufite umugore witwa Nonsiyata. Ngo witwa ndesha. Nonsiyata ati none bimeze bite? Imana irambwiye ngo none abagiye kumubaga ibibyimba. Urampa moto naye cyangwa umugore wawe apfe. Uwo be bari kumwe aramubwira ati si koko yitwa Nonsiyata? Ati yego. None se bagiye kumubaga ati singizi na message. Ahita amubwira tumva nkubwire. Iki cyane utacyitondeye cyagutera umwango.
uyu mwana utamwitondeye yagutera umwaka. Aramubwira ati aho kumva ngo uhereze amakuru. Iki cyana wasanga gifite amakuru menshi, kandi bari banyise umutekamutwe. Bahita bambwira ngo ngo ubimenye gute, ngo uzi ko kivugana n'Imana sha, ngo none se we ngo tubwire ibindi Imana ikubwiye. Ayayayaya, muhereze ikiganza umubwire ngo Imana iguhereze imbaraga. Ati si none ko twarangije kukwandikira tubigenze gute? Nimwanyandikiye mbabwira ko ndi umukozi w'iki, uko mubigenza ntago mbizi, hitamo gusigarana moto nitahire cyangwa umugore wawe apfe. Ubwo be bari kumwe aramubwira ati aho kujya umwana wasanga afite n'ibindi afite kutubwira, katumukure hano turebe aho tujya kumwicaza. Mwibuke ko Imana yambwiye ngo ndakugaburira ugeze hehe mu nzira. Banguye mu muhanda bajyana kuri hoteli yitwa Diplomate ya mu mujyi Nyagatare. Barambwira bati baguhereze iki? Umva, Imana nigutabara uzahere ku nkoko. Imana nigutabara ugihera ku bintu bifatika. Nubwo ntabyibusha inkoko narazihamije uwo munsi kabisa. Baravuze ni mumpereze inkoko mushiraho na ka mayoneze n'agafiriti na ka beriba hafi hariya. Barayiteka. Barambwira ati si none wabibwiwe n'iki? N'Imana. Uwo mugabo be bari kumwe nawe, Imana irambwira ngo yari afite misiyo yagombaga kujya hanze, bamusangamo hepatite B, umwijima. Ndamubwira nti dore nawe wari uri kuri lisiti wagombaga kujya hanze, bagusangamo hepatite B, niyo mpamvu utagiye. Abarapfukamye ati none nzayikira gute? Ati ntabwo duciye kutatubwiye amakuru yose. Icyo gihe natwaye umwaka n'amezi 2 mu mujyi. Iyo nahuraga n'abapolisi bamfata, ngahita mpamagara hejuru, bahita gavuga ati uwo mwana mumwitondere, mubwire ngo Imana iguhereza ikintu gituma abantu bemera Imana wasenze. Imana iguhe ikintu gituma abantu bemera Imana bagize guterata. Ababyumvishe bazamure haleluya, zamura haleluya, haleluya. Ndumva ngiye guhanura ibintu bikomeye. Mubwire ngo uyu munsi ugiye kubona Imana bundi bushaje. Ibi muvuga, amhereza moto yanjye amafaranga arayishura. Ubu mu mujyi yongezemo Nyagatare baravuga ati umuhanuzi w'Imana. Ni ikihe kintu muri karitsiye bakuze? Mubaza ngo ni ikihe kintu bakuze? Si ubusinzi? Niko mubaza ngo muri karitsiye bakuze kuri umukozi w'Imana cyangwa uri ibandi? Wigaye mu mutima wawe, ubwira Imana ngo mbabarire. Hari abantu bemera Imana dusenga. Reka mabwire, niba usenga Imana ntabwo Imana izemera ko abanzi bakuvogera. Jewe nasenze Imana nkigera muri uyu mujyi n'abagacimironko hariya, mba mu nzu y'umusiramu mbere yuko covid itera. Inzu y'umusiramu nyibamo amezi 6 narabuze amafaranga yo kumwishura. Yarangiza bwaca mu gitondo akabona abantu bari kuza gusengera ibanye. Atari kiyo Mana usenga ni Bayari, ni Nyabingi, ni iyihe iyo Mana itakubwira ngo unyishure? Yabuze amafaranga yo kunyishura, iyo Mana ni yahe? Hari igihe uhagarara mu kigerageza Imana yawe igatukwa. Ubundi ko tubona ubyo kujya gusenga, iyo Mana itaguha akazi upfanye diplome ni yahe? Dawidi yaravuze ngo nimureke ishimira ntuke, Imana yabyemeye. Imana nibyemera ujye ureka bagutuke. Musirama arantuka arantukuriza, arangije ahamagara abayobozi ampereza pirive y'iminsi 15. Munsi nari gusohoka muri iyo nzu ndapfukama ndirira Imana, ndayibwira warampamagaye cyangwa narihamagaye? Imana irambwira ngo ninjye waguhamagaye. None ko bagiye kunsohora ndi umuhanuzi nkuba, reka mabwire bene data, umukozi w'Imana mujye mugira iyerekwa ntimukemere ko yicwa n'inzara. Ibaza abantu nasengeraga habure n'umuntu wagira iyerekwa na rimwe avuga ati reka nkwishurire n'ukwezi kumwe. Mbwira Imana uremeye nsohoke mu nzu naragukoreye. Imana irambwira ngo urabizi umurima amezi 6, ngiye kukongera amezi 6 iyo nzu yibereyemo ubusa. Ndayibwira ngo birashoboka gute? Imana iti ndabikwereka. Umugore araza mu gitondo aranzinukira, we n'umugabo we barabayisilamu. Barambwira bati iyo Mana usenga dusohokere mu nzu, pirive yawe yarangiye. Akimara kuza kubimbwira asubiye mu nzu, Imana imukubita ikintu cyitwa umusonga. Musonga uramufata uramushwiragiza. N'abantu bafite amafaranga rero birukankira mu bitaro hose bakamubwira bati ko nta ndwara turi kukubonamo, ariko umudamu yagira gato
yarababaraga. Arangije abwira umugabo ati reka nkubwire, nubwo kariya kana kagiye ariko kajyaga gasenga, nubwo tutemera Yesu kavuga, reka tugende turebe ko kansengera nanjye gakira, kuko mbona abavuye bavuga ko bakize. Umudamu araza ansanga aho ngaho ndi kurunda utuntu twanjye, ati bimeze bite? Ntingiye kugenda. Ati mbabarira unsengere ndapfuye. Nanjye kugira ngo muhime mukuramo Muhammed mvuga Yesu. Ndamubwira we n'umugabo we ntimujya muvuga ngo Yesu. Umugore akavuga ati Yesu, umugabo akabyanga, ntutavuga Yesu ntabwo urakira. Umugore akamubwira ati vuga Yesu, ariko nuko atari wowe uri kubabara. Yesu wacu yamamare, azahora ku ngoma iteka. Umugore cyamukubita umusonga mu mutima, nivuga Yesu. Ati Yesu ndimbohora, ati mbohora. N'umugabo wawe navuga ngo Yesu. Umugabo ati oya, ati Yesu ntabwo tujya tumuvuga, ntutamuvuga ntabwo arakira. Umugore akamushima, ariko nuko atari wowe biriho. Tese wavuga Yesu biragutwara iki? Yesu aba Yesu muri ico gipangu. Ndamubwira ngo wizeye Yesu ko yagukiza? Ati ndamwizeye. Ntivuga ngo amaraso ya Yesu. Ati amaraso ya Yesu. Ndavuga ndi mu bubasha mpabwa n'Imana. Amahembe bari bakohereje none ahanda yirukanye. Imana irambwira ngo nimfata amazi ayanywe. Amaze kunywa amazi umugore aba muzima. Amaze kuba muzima buretse gatoya, amaze kuba muzima namubwira ni icyanjye ndakirangije mureke ngende. Abwira umugabo atumva nkubwire, iri hembe bari banyohereje ntiryongera kumfata, uyu mwana tuzamukura. Reka tumureke akomeza abe hano atatwishyura. Aya mahembe najyaza azajya agira gute? Ansengera. Ndamubwira ni inzi yanyu dore nirangira imaze gucyuya, ntabwo nongera kuba hano. Ati reka tujye kuzana irindi rangi ukomeze kuba hano mu izina rya Yesu. Zamula haleluya, haleluya. Mubwire ngo Imana wasenze ntabwo izemera kugwa mu maboko y'ababisha bawe. Amen. Twabonye Imana mu bihe bigoye. Yego. Ndumva ngiye kuza guhanura. Haleluya. Usize nababwiye story ngira ngo ni kwa Safiye nayivuze. Twagiye ahantu bita muri Musonga gusenga. Bari abagabo 7 nanjye narinde umusore wa 8 wari urimo turara kuri uwo musozi dusenga. Tumaze gusenga patrouille y'abasirikari mu gitondo irazira dufata, kuko uwo musozi ntiwari wemewe, bagombaga kujya kudufunga. Baraza baradufata badupfundika ibipira ngo bagiye kudufunga. Ariko bamaze kudufata, Imana irambwira ngo nimbwire abo basirikari bari badufashe ngo nubwo bagiye kudufunga ntibatugezeyo. Bwira abagabo twari kumwe, Imana irambwira ngo muhumure nubwo bagiye kudufunga ntibaratugezayo. Umusirikari yankubise urusha imfuniko imwira nta giripe ngwaye. Mubwire ngo wari wakubitwa uzize Imana. Bimubaze abikubwire, wari wakubitwa uzize Imana? Ubu hariya haramutse hagize umugabo winjira afite icyuma cyuzuye amaraso akavuga ngo tuvuye kwica abantu bari gukorera Imana, mwese tugiye kubica turabamara. Hari uwavuga ati nari nje kureba umuntu wari uri hano niho bari bandangiye ko ari. Baza umuntu ngo wakwemera Yesu cyangwa wamwihakana? Oya tureke kuryaryana, wamwemera cyangwa wakwihakana? Umugabo yankubise urushyi imfunyika imwira. Abagabo twari kumwe baravuga ati dushingiye kuri urushuriye nidukomeza kuvuga baratwikira hano. Ati mureke batujyane bajya kudufunga, badupfunikanye ibipira nabo batugenda iruhande. Batugiye iruhande tugeze mu nzira hagati, Imana irambwira ngo mbwira abagabo turi kumwe twitegure twiruke. Ndababwira nti Imana irambwiye ngo mwitegure tugiye kwiruka. Abasirikari bati hagira uwiruka tumurase. Abo turi kumwe batuvani wiruka wiruke wenyine bakurase twe nitugira gute? Titwiruka. Tugeze imbere Imana irambwira ngo babwire mwitegure mwiruke. Ndababwira ni Imana irambwiye ngo mwitegure twiruke, bati twebwe ntabwo tugenda, bati bakurase wenyine. Batangira kuvuga ngo menza nanasaze. Abe baturi iruhande bati ngaho hagira uwiruka. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugutabara abantu bose batakureba. Tugeze muri quartier mu isoko aho abantu bose bari batwitegereje bari kuvuga ati yo bagiye kubafunga. Imana irambwira ngo ugiye kubara 3 buri wese yitegure yiruke.
ndababwira nti Imana irambwiye ngo ngiye kubara gatatu hanyuma twiruke, Imana igiye kubadukiza. Mbivuze nabo mbivuga bari kubyumva, bati ngaho se nimwiruke. Uzi ikintu Imana yakoze mu nyinginge nkibabwira? Imana yohereje ikintu cyitwa inzuki. Inzuki murazizi? Zirangije zibajyamo zirabarya, natwe zitujyamo, buri wese yiruka ukwe, twese tubakika dutyo. Iyo ni Imana nyamana, tuzayikorera ku manywa na nijoro. Abemera ko Imana izadutabara tuzamure haleluya. Ngiye kugusengera Imana. Hari abantu bizeye Imana, tuyiramburira amaboko. Iyo ngwara wazanye ugiye kuyikira. Yewe nabonye Imana mu buryo bukomeye. Ndi ku musozi wa Barija hariya mu mujyi. Nari mfite igiterane cyagombaga kuba nka saa 8. Barangije badusanga ku musozi bajya kudufunga. Tugeze ahantu bita Itabagwe, sinzabyibagirwa. Abo twari kumwe tugezemo turasenga. Tumaze gusenga, umupolisi umwe araza aheregereza muri kakadirisha, aravuga ngo ceceka ntiwongere gusakuza. Imana irambwira ngo afite agakobwa kitwa Jeremiah, kabaye akarage ntikavuga kuva yakabyara, gafite imyaka 12. Ndamubwira nti yewe nubwo uvuga ngo turasakuza, Imana irambwira ngo ufite agakobwa kitwa Jeremiah, kabaye akarage ntikavuga kandi gafite imyaka 12. Ahita yiruka abwira Fanta ati uzi ko bamenye n'ibyacu we? Ati karakana kari hari uzi ko kamenye umukobwa wanjye? Baraza barambwira tumumenye gute? Nti ni Imana imumbwiye. Ati uramusengera avuge? Ntaravuga. Ndikuvuga nti nibansora ndafatiraho niruki. Bagiye kuzana umwana bati ngaho ni musohoke mwese musenge turebe ko avuga. Ndavuga nti ngiye kugusengera nutavuga senge wakugize ikiragi. Mana mu izina rya Yesu, agakobwa ndikavugaga nirukanye umwuka w'uburagitoka kwa jina la Yesu. Numva kana ngopa kakivuga pa, ndavuga nti mwumva ko avuze? Bati bakureke wigendere. Yesu wacu arakora. Ikintu Yesu agukeneyeho ni kimwe: kwizera amaraso ye ko yamenetse ku bwawe. Turi hano kubera amaraso ya Yesu. Inosa hari undi mugabo twavuga amasaha tuvuze gutya? Mubaze ngo hari umugabo wagukura abavuye Butare, abavuye mu Mutara, abavuye Nyamagabe, hari uwabazana atari Yesu? Wirukanse mu bapfumu bakuriye amafaranga y'ubusa. Ibintu byose wakora Yesu aguha amahoro yo mu mutima. Yerusalemu wari umugwa w'amahoro, ariko abantu bawuriyemo amahoro. Dufite abantu badukurikiranye bari muri Amerika, ariko babuze amahoro. Divorce zirirwa mu mago yabo, abana barabananiye. Yesu niwe wenyine utanga amahoro.